ikaze wowe ukunda kumva ubutumwa unyura kuri iyi cano cyangwa se yaba ari wo bwa mbere. Amazina ni Niyonshuti Emmanuel. Umunsi ndashaka kugira ngo tuganire ku ijambo, ni ikibazo nako Pawulo yabajije. Turi burebe impamvu y'icyo kibazo, turebe n'igisubizo cyacyo kuko yaragitanze, kugira ngo turusheho kumva umurongo n'icyo Pawulo yashakaga ubwo yandikaga, ariko kibaza ikibazo kivuga ngo none tuvuga iki? Tugume gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Kubw'amahirwe make iki kibazo cyakoreshejwe n'abantu b'abanyamadini bashaka gusa nkaho berekana ko ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana atari ubutumwa bukwiriye kwizerwa, kuko akenshi babutekereza nkaho ari ubutumwa buha abantu uburenganzira bwo gukora ibyaha. Ariko abantu benshi basomye iki kibazo nta nubwo basoma igisubizo cyacyo, basoma gusa umurongo umwe, ntibanarebe n'igisubizo Pawulo yatanze ngo babone umurongo Pawulo yarimo n'icyo yashakaga kugeza ku mitima yabo yabwirizaga. Akenshi nta nubwo bakibaza mu buryo Pawulo yakibajijemo, kuko Pawulo ntabwo yakibajijemo mu buryo yashakaga kurwanya ubutumwa bwiza runaka cyangwa inyigisho runaka, no. Ahubwo reka turebe kubera icyo ubundi Pawulo yabajije iki kibazo. Ubundi Pawulo, why this question? Mu by'ukuri iki kibazo gituruka mu gice cya 5 umurongo wa 20 by'umwihariko. Ngenda kucyumva neza wahereye nko mu gice cya mbere cy'Abaroma ukageza mu gice cya 6 wagiramo understanding cyangwa kubyumva birushijeho, ariko naho wahera ku murongo wa 20 w'igice cya 5 bishobora kuguha umurongo Pawulo yarimo n'icyo yashakaga. Impamvu y'iki kibazo ni iyi: umurongo wa 20 w'igice cya 5 yaramaze kuvuga gutyo: ariko amategeko yazi hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushijeho gusaga, kugira ngo nk'uko ibyaha byimitswe n'urupfu aba ari nako n'ubuntu bwimikwa no gukiranuka duhesha ubugingo buhoraho bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urumva Pawulo yamaze kuvuga iki? Yamaze kuvuga amategeko yaje hanyuma. Amategeko aje kugira ngo ibyaha bigwire. Ariko avuga ngo ariko uko ibyaha byagwiriye niko ubuntu bwarushijeho kugwira. Mu nyandiko za Pawulo rero agenda yandika, ariko akajyana no mu mutima w'uwabwira, kuko Pawulo nawe yasaga nk'uwandika inyandiko iri argumentative, cyangwa se isa nkaho iri kujya impaka n'umuntu runaka n'ibitekerezo by'umuntu ari kwandikira. Mu yandi magambo, by'umwihariko nk'ibi yabyandikiye mu gitabo cy'Abaroma, akenshi harimo uburyo butandukanye. Hari ibyo ubona byari addressed, byari byerekeye ku banyamahanga, ibindi ukabona byerekeye ku Bayuda, kuko ryari itorero ririmo imvange yabo, uruvangitirane rwabo, abaturutse mu Bayuda n'abaturutse mu banyamahanga. So akenshi confusion yazaga hagati y'amategeko n'ibiki, bagomba gukora ibi, bagomba gukora ibi, ntabwo bakwiriye, bariya ntabwo bakwiriye mu mugambi w'agakiza. Nyine ubona ariyo akenshi igitabo cy'Abaroma kiri kuri izo mande zombi, kibwiriza impande zombi, haba impande uruhande rw'abanyamahanga, handi akagenda akajya ku ruhande rw'Abayuda. Ariko by'umwihariko kuri igice cya 6 hano ni uruhande rw'Abayuda bari bafite amategeko. Akenshi rero iyo ubwiriza abantu b'abanyamategeko nk'uko bisanzwe, ushobora gusobanurira umuntu rwose ukamwereka impamvu y'ibyo uvuga n'aho byanditswe n'uko bimeze, ariko umuntu akanabyumva akaba atanabihakana kuko arabibona ko ari ukuri, ariko iteka agahora ashaka kurema akayira ku ruhande gakata gakwereka yuko afite impamvu yo kuguma mu byo arimo runaka.
mbese aba yumva ibyo uvuga ari byo ariko adashaka kurekura ibyo yari arimo ngo abyemere koko ari ikinyoma kugira ngo yakire ukuri kuzuye. Ni nabwo mbona Pawulo yanditse ibi bintu iyo amaze kuvuga ngo amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho ubuntu bwarushaho gusaga. Niho umuntu abwiriza, Pawulo ahita abona uburyo agiye guhita atekereza, noneho agatangira guhita amusubiza mbere y'uko azanasoma inyandiko ye akibaza ibyo bibazo, kugira ngo umuntu nasoma inyandiko ye akibaza ibibazo azahita abona n'ibisubizo. Ibyo nawe bishobora kukubaho uri kwandikira umuntu ari we tubona ko umuntu nasoma ibyo uvuze ashobora kutabyumva neza, agasobanukirwa icyo uvuze neza, yarangiza agahita yenda agira ute yibaza ibibazo. ubwo niko Pawulo nawe yahise yibaza ikibazo, ariko iki kibazo ntabwo ari Pawulo ugifite, ahubwo iki kibazo gifitwe n'umuntu uzasoma ibyo yanditse. Ibyo yari yanditse byari ibi: amategeko yaziye hanyuma kugira ngo ibyaha bigwire, nyamara aho ibyaha byagwiriye niho n'ubuntu bwarushaho gusaga. Kubera ko umuyuda rero cyangwa umunyedini mu buzima bw'uyu munsi iteka ahora ashaka akayira ko ku ruhande gukata, akwereka ko hari impamvu ya biriya n'impamvu ya biriya. None se ushatse kuvuga yuko nzaguma kuba imbata y'ibyaha? Noneho actually nta nubwo hano Pawulo yavugaga ibyaha mu buryo bw'ibikorwa by'uburyo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo yavugaga icyaha cyo kuba imbata cyo gutekereza ko hari icyo bisobanuye kuri umuyuda, hanyuma ukanatekereza ko ufite amategeko hari icyo bisobanuye kuri wowe, hanyuma ibyo ni nabyo bikugira imbata y'icyaha runaka. Pawulo arangije agera mu mutima w'abazamwumva, niho guhita ashaka yerekana noneho icyo ashaka gusobanura neza, kuko umuntu uzamwumva azahita avuga gutya nyine, tugume gukora ibyaha ngo ubuntu busage. None reka tugume. Noneho Pawulo ubwo uvuga yuko amategeko yatanzwe kugira ngo ibyaha bigwire, ariko ibyaha byagura ubuntu ukaguma gusaga, noneho reka dukora ibyaha ngo ubuntu busage. Ubwo n'ubundi se turarekera icyo amategeko? Umuyanyamaga Pawulo rero umuyuda azahita avuga okay, nta n'impamvu yo kureka rero amategeko ngo tujye mu bindi bintu runaka, kubera ko ibyo turimo byatumye ubuntu busaga. Urumva ni point de defense umuyuda yabaga ahagazeho. Hanyuma Pawulo arangije asubiza iki kibazo neza cyane. Dukwiye kumva igisubizo cyacyo tukagisobanukirwa, kuko nabonye abantu benshi bakoresha iyi mvugo batari nta naho bahuriye n'ibyo Pawulo yavugaga, just kugira ngo umuntu abe guest y'ibyo umubwiye agakoresha inyandiko za Pawulo. Ni ibintu bisanzwe, inyandiko ni ikintu umuntu uwo ari wese ashobora gukoresha, ariko nta nubwo bisobanuye kuba ukoresheje urwandiko rwa Pawulo udefanda ibyo udefanda bisobanuye kuri no mu murongo umwe wa Pawulo, cyane ko abantu benshi tuba tutari no mu murongo umwe n'uwe, ahubwo tuba dushaka kudefanda ibyacu gusa, kenshi bidahuye n'ibye. Ariko Pawulo icyo yashakaga hano ni iki? Noneho wa muntu uzibaza iki kibazo amugeza gute, amusubiza gute kugira ngo amugeze. Biratangaje uburyo yamushubije, yamugejeje ku musaraba, amwereka icyabaye ku musaraba, amwereka icyabaye mu kuzuka kwa Kristo. Muri make yamweretse icyo ubutumwa bwiza bugomba kuba busobanuye kuri we, kugira ngo amenye ko iyo yizeye ubuntu bw'Imana butagiye gusohoza urupfu n'ibyaha, ahubwo bugiye gusohoza gukiranuka n'ubugingo buhoraho. Icyo nicyo gisubizo cyacyo mu magambo make, ariko abivuze muri aya magambo aravuze ngo nibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri ibyo dute? Mbese Pawulo ahita noneho atangira asa nkaho ajya impaka nawe, noneho agatangira kujya impaka n'uwo mutima uzibaza icyo kibazo. Ahita amuzana he ku rupfu rwa Kristo, nicyo rusobanuye, rugomba kuba rusobanuye kuri we. Mbese twebwe abapfuye turapfuye ku cyaha, turapfuye. Akamanuka agasobanura ibintu byose, yarangiza akanavuga yuko muri Kristo Yesu tugomba kumenya yuko umubiri wacu wa kera yabambanywe na Kristo, kugira ngo ibi ibyaha ukurweho, kugira ngo tutazaba imbata y'ibyaha nyine, kuko upfuye abatsindishijwe ibyaha cyangwa abatandukanijwe nabyo, ababohotse,
yereka Kristo, yereka uwo muntu uburyo ku musaraba ariho Kristo yapfiriye, kandi muri Kristo niho umunyabyaha n'umubiri we yabambwe agashyirwa ku iherezo agakurwaho. Amwereka uburyo ubutumwa bwiza butwereka ko tukwiye kumenya kandi ko nk'uko uwapfuye abatsindishijwe ku cyaha ariko yazutse amaje gutunganywa no gutandukanywa n'icyaha, akaba yarazutse ubutongera gupfa aho urupfu rutakimufiteho urutabe. Ibyo ndi kuvuga nusoma igice cy'ibisubizo yamuhaye n'ibyo uragenda ubonamo. Mbese amugeza ku musaraba akamwereka ko ku musaraba Kristo aho yapfiriye ari umubiri w'ibyaha wapfiriye, ari iherezo ry'icyaha ryahabaye, kandi ibyo byahabereye ntabwo byari Kristo gusa, ahubwo byari ubuzima bwacu buri muri we, kugira ngo tutaguma kuba imbata y'ibyaha. So mu magambo turamubwira ngo twapfanye na Kristo kandi twazutse nawe, twapfanye na Kristo kandi twizera ko tuzazukana nawe. Ariko ni gute tuzazukana nawe? Icyo nicyo kibazo cya nyuma tugiye kureba. Amubwira gutya ku murongo wa 4, nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe. Urabona ko avuga ibintu byo gupfa no guhambwa kwa Kristo, akavuga yuko twari muri we ubugingo cyangwa ubuzima bukoma kuri Adamu buri munsi ububata bw'amategeko busohoza imbuto za kamere z'uburyo bwose. Ubwo buzima bwari muri Kristo ku musaraba kandi bwashyizwe ku iherezo. Kristo ubwo yapfaga, twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo wumvaho igisubizo cy'ubugingo bushya kiri, cy'ubuzima bushya cyangwa cy'ubuzima butabazwe n'icyaha kiri. Aravuga ngo kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Ubwo twateranijwe nawe gusangira urupfu nk'urwe, niko tuzaba duteranijwe nawe gusangira kuzuka nk'urwe. Bene magambo abiga tureka mabwire, nakwiye kwibaza ngo nitujya mu buntu bw'Imana tuzaguma kuba imbata y'icyaha? None ibyo uvuga Pawulo amubwira ngo ibyo uzatekereza ntabwo bishoboka. Kubera iki? Kubera ko muri Kristo niho twapfiriye, umubiri w'ibyaha ukurwaho. Ariko Kristo amaze gupfa, ageze mu mva, mbese ni irihe tegeko yakoze kugira ngo azuke? Nta na kimwe. Umubiri wacu umaze kumanuka ukajya mu mva, Imana igashyira iherezo ku mubiri w'ibyaha. Ni iki Kristo yakoze ngo azuke? Nta na kimwe. Ahubwo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, niko natwe, iki ni ikintu tugomba kumva neza, nk'uko Kristo, ntabwo Kristo yizuye ko abantu benshi babitekereza. Rero ugomba kuhishurirwa yuko Kristo yapfuye nk'umuntu kandi akamanurwa agapfa nk'umuntu, akajya mu mva nk'umuntu. Niko yivugiye ubwe, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu. Ugomba guhishurirwa impamvu atavuze ngo umwana w'Imana. Imana ntabwo ipfa, ahubwo yahindutse umuntu 100%, kandi umuntu niwe wabahambwe ku musaraba. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ntabwo mvuga ko Yesu atari Imana, ahubwo ndavuga ko yabambwe nk'umuntu wari ku musaraba. Kandi ubwo yari amaze kugera mu mva, yapfanye ibyaha byacu nk'uko nabivuze. Ntabwo yapfuye nk'umwere w'intungane, no, yapfuye ku byaha, yapfuye ku bw'ibyaha, yazize ibyaha. Pawulo avuga ko imibiri yacu y'ibyaha yari muri we. Wibona intungane ku musaraba ibambwe, reba ibyaha byawe aho bibambye, reba ibyaha byawe mu buryo bufatika bw'imigendere n'imitekerereze n'imikorere. Pawulo yavuze gute? Nta kindi niraturetse umusaraba wa Kristo, waneye ku gupfa, kubambwa, kugaragara ku by'isi nk'ubambwe, kandi nabyo bikambona nk'ubambye, nanjye nkabibona nk'ibibambye. Pawulo ni ukuvuga ngo yibona muri Kristo. Natwe niko dukwiye kwibona muri Kristo ku musaraba, niko dukwiye kwibona, tukamanuka tukajya mu mva ye, tugahambanywa nawe, tukabaho ubuzima bubambye. Ubuzima bubambye ni ubuzima bubambye icyaha. Ariko ntabwo ari twe tubyikorera cyangwa tubyikoramo, nta nubwo dutangira gufata kurane ngo twubake amategeko yo kugira ngo tubigereho, ahubwo tumenya ko nk'uko Pawulo abivuga hano, nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data, natwe niko tugendera mu bugingo bushya. Bivuga ngo tugendera mu bugingo bushya kubw'ubwiza bwa Data.
Ibi ni ikintu cyiza cyane, kuko imbaraga yazuye Kristo mu bapfuye niyo mbaraga twakira. Iyo mbaraga yitwa ubuntu, iyo mbaraga yitwa umwuka wera uza muri twebwe, agatangira kutwereka ko isezerano ry'Imana, agatangira guhamya ukuri ko twejejwe, agatangira guhamya ukuri ko twabambanywe nawe, tugatangira kubaho urupfu rwa Kristo, tugatangira gusangira imibabaro nawe. Imibabaro nawe ni imibabaro yagize ku musaraba, yari kubambwa kw'icyaha no kurangira kwayo. Tugatangira kubaho ubwo buzima, tugatangira kubona kandi Imana muri ubwo rupfu rwamaze iminsi 3 yazuyemo ubuzima budafite icyaha, butandukanijwe nacyo, budafite no kugeragezwa nacyo, buri kure yacyo 100%, bufite ubuzima bw'ubwiza, kwera no gutungana kw'Imana. Imana ibitangiye ubusa gusa ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Nk'uko Kristo yari bukore ntacyo yari bukore ubwo yari muntu, niko natwe tudafite mu by'ukuri ntacyo dufite cyo gukora, ahubwo dufite kwiringira iyi mbaraga, kuko iyi mbaraga nshima Imana kitazuye, kitarangije ibyaha ngo Kristo apfe narangiza yenda ajye mu ijuru ari ikiremwa cy'umwuka mu buryo bw'amahirwe make, niko abantu benshi babitekereza ko ntabwo ariko kuri. Kristo yazuka, iyo atazuka, iyo umubiri utazuka, nta kubabarirwa kw'ibyaha kuba guhari, nta gutandukanywa n'ibyaha kuba guhari, nta gutsindishirizwa kuba guhari, nta kintu na kimwe bisobanura ibyo tuvuga byose. Imana ishimwe ko itashyize imbaraga zo gusohoza icyazutse muri Kristo ariko kuri ku buzima bwawe, mu maboko yawe, mu biganza byawe, ahubwo yamuzuye ikamuzamura, uwavuye mu bise, uwavuye mu byaha byawe no mu rupfu rwawe akabinesha. Uwo niwe Imana yazamuye mugira umwami, kugira ngo yimire gusohoza ubwo buzima ariko kuri ku bugingo bwawe, aribwo buzima bwawe nyakuri buhishwe ku Mana muri Kristo, kugira ngo ubwo buzima bitaba inshingano zawe, ahubwo bibe inshingano z'uwo mwami n'umukiza Imana yashyizeho kugira ngo tubibeho, kuko niwe wenyine ubeshaho abamwizeye. Tugomba kubaka amategeko rero y'uburyo bumwe na bumwe, cyangwa ngo twumve umutima uduca urubanza iyo dusoma aya magambo avuga ngo none tugume gukora cyangwa ngo usage. Abantu benshi nabonye babisoma bagatangira nabo kabwiriza ubuntu bwo kujya mu ijuru, ubuntu bw'imbabazi, ariko wagera mu buzima buri practical, ubuzima bwa buri munsi, umuntu akabwiriza amategeko, tangira kubwirwa ngo ugomba gukora ibi ngibi, dore rero ugomba guhamiriza abantu. Pawulo ntabwo yanditse umuntu ngo ashaka kuvuga ngo niba wizera ubuntu bw'Imana cyangwa warakijijwe kubw'ubuntu ugomba kujya imbere y'abantu ukabahamiriza yuko wakijijwe kubw'ubuntu. No, ntabwo Kristo yizuye ashaka guhamiriza abantu kuko ari umwana w'Imana. No, Imana niyo yaje iramuzura, imutangaho ubuhamya mu buryo bw'igikorwa cyo kumuzura nk'umuntu mu bwiza bwayo no gukiranuka, ubugingo buhoraho budashira mu mubiri. Niko Imana yamuzuye, irahamya ko ari umwana w'Imana. Igisubizo kiroroshye, tuzaguma gukora ibyaha ubuntu usage? No. Pawulo araguha assurance. Menya iki umubiri wawe wavanywe na Kristo, menya iki umubiri w'ibyaha wakuweho, menya iki ko Kristo yazutse kandi akazurwa kugira ngo asohoze umuzuko we mu bugingo bwawe bwa buri munsi mu mibereho yawe. Ndagushimiye cyane, sangiza abantu ubwo butumwa rikaba bumenye, kuko ni inkuru nziza y'agakiza ka buri muntu uwo ari we wese. Urakoze.